BT Online. Reka tubanze dusenge dushima Imana. Mana turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza wongeye kuduha. Tugushimiye ndetse n'uyu mugambi wo ukomeje kutwufashamo. Tujye kuganira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe. Abo rizageraho bose rizagira icyo rihindura mu buzima bwabo. Tubisabye twizeye twiringiye kuko bidukorana mu izina rya Yesu. Amen. Dushimiye Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Yongeye kuduha umwanya mwiza nk'uyu ukomeza kuganira ijambo ryayo. N'ubundi twe turi ibikoresho ariko niyo yonyine ibifite umugambi ibizikigeneye wese n'uburyo ki yonyine ikoresha inzira icishamo. Niyo mpamvu ikwiriye kuzihimbazwa iteka ryose. Duciye bugufi kugira ngo Imana yonyine ari yabwe ikuzo muri uyu mwanya mwiza tugiye gutekereza ku ijambo ritwibutsa igihe cya Pentecote. Umunsi tugezemo ibihe tugezemo byo gutekereza uburyo umwuka wera yatumanukiye n'umurimo w'umwuka wera muri twebwe. Imana rero ibidufashemo ikomeze ibidusobanurire ibitwigishe neza bize kuba ijambo ryayo koko mu bugingo bwacu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere dusome umurongo wa 4 n'uwa 5 turasimbuka dusome n'uwa 8. Umurongo wa 4 igice cya mbere kiravuga ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranyije ibyo nababwiye, kuko Yohana yababatirishaga amazi ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Umurongo wa 8 akavuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kumbera y'isi. Imana dufashe. Ntabwo nsubira mu mateka ya Yesu Kristo ku isi, abenshi barayazi kandi tuyaganirizwa buri gihe, ariko mu kuri intego ya Yesu Kristo kwari kugira ngo icungure ubwoko bwayo, ariko noneho inakomeza ibane n'abantu iteka ryose, atari ukuvuga ngo icungure gusa igende, ahubwo icungure izikomeza ibane natwe iteka ryose. Muri ubwo buryo rero buri gihe itorero rigira ibihe byo kwibuka, tukibuka Yesu avuka, nk'abahawe inkuru nziza, nk'abahawe inkuru y'agakiza, nk'abahawe Yesu Kristo ufite ubutumwa bwo kugira ngo aducungure adukure mu byaha. Twagera rero mu gihe cya Pasika tukongera tukibuka uburyo ki yadushize muri we akabambanwa natwe ku musaraba, noneho akahambwa akazuka turi muri we, tukazuranwa nawe kugira ngo duhabwe ubuzima bushya cyangwa ubugingo bushya, tuvuka ubwa kabiri. Ariko noneho ndiyarekeraho, yemera no kuzakaba muri twe. Bindi byose mbere yari umuntu wambaye umubiri nk'uyu twambaye, aboneka, akorwaho, arya, anywa, ababara, ababazwa, aruha. Yari umuntu mu mubiri nk'uko twibona twibwe. Niho Bibiliya ivuga rero ngo yari Emmanuel, Imana yari kumwe natwe. Yari kumwe natwe, yagendanaga n'abantu, baramubonaga, bamukoragaho, barararanaga, baraganiraga. Yari umuntu wambaye umubiri nk'uko tubibona. Ariko muri iyo minsi yiwe yo kuba mu mubiri yari afite ubutumwa yagombaga kugeza ku bantu. Yagiye akora ibimenyetso n'ibitangaza, abenshi baramwemera kandi baramukurikira. Ariko yari umuntu uri limite, ni ukuvuga ngo aho yari ari ntaho yagombaga kubana n'abari hirya. Niba ari mu Ruhengeri ntiyagombaga kuba ari i Kigali, niba ari i Kigali ntiyagombaga kuba ari i Burayi. Ni ukuvuga ngo yari umuntu nk'umuntu wambaye umubiri ufite ahantu abarizwa. Ni nacyo gituma uwanditse iki gitabo batekereza ko ari Luka, ariko yari abanje kwandika icya mbere cya Luka, yandika ayo mateka y'ubwo buzima ubwo Yesu yanyuzemo n'ibyo yagiye akora. Iki ngiki rero akongera akandikira n'ubundi wa muntu yakomeje kwandikira yita ngo ni Theophile. Bamwe bagakeka ko ari umuntu koko wabayeho, wari inshuti yiwe, bari bafite uko babiziranyeho iby'Imana, ariko abandi bakavuga bati birashoboka ko atari n'umuntu mu mubiri, umuntu umwe runaka, kuko Theophile ni ijambo rigizwe n'amagambo abiri, harimo ijambo Theos na Philos. Theos bivuga Imana na Philos bivuga urukundo. Bamwe bagashaka kuvuga bati ni igitabo yandikiye abantu bose bakunda Imana. Akagenda basobanurira rero ko Imana yari yarambaye umubiriza mu isi ikora ibitangaza, ariko noneho muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa anamugaragariza uburyo ki amaze kuva muri uyu mubiri nanone yakomeje gukorana n'abantu be mu buryo bw'umwuka. Muri iki gice cya mbere twasomye arimo asezera agenda
yari amaze kuzuka, akomeza ngo kubigaragariza igihe cy'iminsi 40 aganira nabo, akomeza kubakomeza no kubihanganisha. Murabizi mu gitabo cya Yohana nibwo yongeye gusubira kugarura ba Petero basubiyeyo kuroba, arongera arabagarura. Ariko noneho bukeye aragenda arababwira ati mugende murindire Yerusalemu, ndagiye ariko noneho ngiye kuzaboherereza bya bindi byose nababwiraga, ariko murindire Yerusalemu, ngiye kuzabohereza bijya byose data yabasezeranyije. Kuko Yohana we yabatizaga mu mazi, ariko mwebwe mu minsi mike yamugiye kuzabatizwa mu Mwuka Wera. Arababwira rero ngo ku murongo wa 8 arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumbamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Aha rero turaza kureba aya magambo abiri, imbaraga, kwambara imbaraga ndetse no guhinduka abahamya. Abagabo avuga aha ngaha ntabwo ari igitsina gabo, ntabwo ari umugabo mu buryo tubona, oya, ni ukuvuga ngo muzaba abahamya by'ibyo mwiboneye, ariko muzaba abahamya kuko mwamaze kwambikwa imbaraga. Pentekote rero mu gice cya 2 cy'iki gitabo nibwo tuzaduhita tubona hakavuga ngo ko bose bari hamwe, bari i Yerusalemu, bahuje umutima, bakomeje gusenga, ndetse bamaze kuzuza n'umubare w'abigishwa. Ariko ngo n'abandi bose bari kumwe bakavuga ko bageraga hafi 120, bakomeza gukomezanya no gusenga. Umunsi wa Pentekote rero ni umunsi wa 50, ni umunsi wari usanzweho mu mategeko y'Abayuda, ni umunsi wa 50 nyuma ya Pasika. Bose ngo bari hamwe basenga, bariguwe neza, bari mu mwuka. Rero umwuka ngo arabamanukira. Ni mu gisoma mu gice cya 2 cyose kirababwira ukuntu umwuka yabamanukiye, ariko ngo aza ameze nk'umuyaga, ndetse ngo uwo muyaga ngo ukwira inzu yose, kandi ngo habonekaho n'indimi, kandi izo ndimi ngo zasaga n'umuriro. Ariko ngo bageraho bumva n'indimi, bantu batangira kuvuga mu ndimi zitandukanye nyinshi. Ariko ngo abaraho bose kuko bari abanyamahanga, iyo babatondaguye wumva harimo igice cy'Abanyafurika, igice cy'Abanyaburayi, abo muri Aziya yose yo hagati, ngo buri muntu wese akaza yumva ururimi rw'iwabo barimo kuvuga, kandi ngo bavugaga ikintu kimwe bari bahurijeho. Nicyo kiza kintangaza, kiza kivuga ngo bavugaga ibitangaza by'Imana, ariko bakabivuga buri muntu mu rurimi rutandukanye n'urwa mugenzi we, mu buryo abaraho bose buri wese yari arimo yumva ibitangaza by'Imana mu rurimi rw'iwabo, atari ururimi rw'abandi. Icyo gituma burya no kwakira Imana no kumenya Imana rimwe na rimwe tunayimenya mu muco wacu, kwari kugira ngo abe igisubizo kuri buri wese akaza yumva yiyumvira iby'iwabo, ariko nta zindi nkuru, nta gushenga kwari kurimo, nta gusetsa kwari kurimo, nta blague, nta bindi. Ngo bavugaga gusa ibitangaza by'Imana, kandi bakabivuga mu ndimi abantu bose bumva. Abantu ngo igihe bagitangariye barimo bakurikira ibirimo kuba, bose batangaye, batangira rero kuvuga bati ibi bintu ntibisanzwe. Ni gutaba abantu kandi abo bose bari bakomoka mu gace kamwe gusa k'Igalilaya, ariko noneho ngo bajye kuvuga indimi, bavuga indimi z'isi yose. Ako gace abantu bose bari baherereye, mu muzi ko icyo gihe Israeli yari rikolonize na Roma nibwo bwari ubutegetsi bw'isi yose. Harimo Abanyaroma bari bari aho ngaho, iyo ni Uburayi. Harimo Abanyagiputa, iyo ni Afurika. Harimo Abanyalibiya, abo ni Afurika. Harimo abantu bo muri kariya gace ka Aziya yo hagati yose, buri wese ngo akaza yumva ururimi rw'iwabo. Icyo gihe ngo abantu baratangara rero, batangira kubazanya bati ibi ni ibiki, ibi ni ibiki, ariko cyane bakumvamo ubutumwa burimo buvuga ngo ibitangaza by'Imana. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe rero Petero ahabwa imbaraga, arahaguruka. Petero wa wundi muzi, wa wundi wigeze gukangwa n'umukobwa uciriritse, umudamu uciriritse, ariko ngo amubwira ati kandi wowe uri umunyagalilaya. Petero arihakana. Muzi uburyo Yesu yari yamubwiye ati rwose ngo kitarabikora bumaze kunyakana 3. Wa wundi wari wacitse indege, Yesu amaze kugenda, amaze gupfa, asubira mu mirimo yiwe ya kamere ya kera. Wa wundi, ariko uwo munsi umwuka ngo amanuke, abari ubu mugabo arahagarara muri bwa bwinshi, muri ba bantu bose b'abanyamahanga n'abandi bandi bose, ngo atangira kubahamiriza, abahamiriza amagambo akomeye cyane. Arababwira ngo kuko bamwe bari bavuze bataba abantu basinze, ntabwo ari bazima. Cyambere arababwira ngo
n'igihe turimo amasaha tukirimo ya mu gitondo cya kare ntitubyemerewe. Icya kabiri arababwira ngo ibi byose murimo kubona ni ubuhanuzi bwa kera byari byaravuzwe ko ibi byose muzabibona, kuko Uwiteka mu gihe cy'imperuka azasuka umwuka, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, abenshi bazagenda bagabirwa uburyo butandukanye. Icya gatatu aravuga nicyo kiza kintangaza, arababwira ngo ibi byose birimo birakorwa na wa wundi mwabambye mu gahamba. Imana ishimwe cyane. Ariko icya kane kinakomeye arababwira ngo wa wundi mwabambye mu gahamba, iki ni ikimenyetso kuko yazutse, ubu ngubu ariho kandi niwe urimo ukora ibi ngibi mureba munumva. Ariko ngo ajye kubarangiriza aravuga ngo ibi byose biri mu buhanuzi bwa Dawudi, ngo kuko yari yarabibonye kera. Aravuga ngo abonye uzamukomokaho, ngo kuko yicazwa iburyo bwa se akamubwira ngo natuze, ngo arangiza aramubwira ati n'abanzi bawe ngiye kuzabashira munsi y'ibirenge byawe. ngo amubona kera bitaraba. uwo munsi rero Petero arababwira ati uyu ni umunsi wo kuzurizwa ibyo Dawudi sogokuruza yari yareretswe, abibona biri kure. none uyu munsi ndabibahamirije, kuko mukuri nibyo Dawudi yari yarabonye mubonye uyu munsi. Ibintu bibiri dushobora gukura muri Pentekote. Ibintu bibiri ugomba gukura muri Pentekote ni ibi. Icya mbere nuko muri Pentekote habayeho igikorwa cyo gusukwaho umwuka wera. Bivuze iki gusukwaho umwuka wera? Ubinyumve neza cyane. Gusukwaho umwuka wera ni isezerano Petero yari arimo abwira abari bamukurikiye, ababwira ngo byari byarasezeranyijwe ko umwami namara kwicazwa mu bwiza bwe azasuka umwuka ku bwoko bwayo. Mubyumve neza cyane. Bivuze iki? Bivuze Pentekote, igisobanuro cyayo cya mbere gikomeye ni icyemeza kuko Kristo ari umwami. Yagizwe umwami ryari? Ni wa munsi amaze kuzuka, yazamutse akicazwa iruhande rwa se, ngo yicazwe iburyo bwa se, isi arekura umwuka wera awusuka ku bana b'Imana bose. Tubisome mu gice cya kabiri umurongo wa 32 tugeze ku wa 36. Urabyumva neza. Haravuga ngo Imana yazuye Yesu uwo natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo, amaze kuzamuka n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranyijwe ari byo mwuka wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva. Imana ihabwe icubahiro. Kuko atari Dawudi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwe yavuze ati Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho uzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Bivuze iki rero? Bivuze ko Pentekote ni ikimenyetso kigaragaza kuko uwapfuye yazutse, ariko yaranazamutse yicazwa mu ntebe y'icubahiro, ahinduka umwami, bituma atanga umwuka wera ku bwoko bwayo. N'ukwemeza neza kuko uwapfuye akazuka ari umwami wicaye iburyo bwa Data. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Pentekote ni ikimenyetso gikomeye cyane kiza kitugaragariza kuko Yesu Kristo ari umwami. Niyo mpamvu tuzatugenda tunezerewe kuko twuzuye umwuka wera, tukavuga ngo Yesu Kristo ni umwami. Yesu Kristo ni umwami. Ni umwami watsinze icyaha, watsinze urupfu na kuzimu, watsinze ikibi cyose. None uyu munsi akaba yicaye iburyo bwa se, ndetse kimenyemenye nuko yaduhaye n'umwuka wera udusabanisha nawe. Mu yandi magambo, umusaraba ni igikorwa cyo kubabarirwa, ariko nyuma yo kumusaraba haza haba guhambwa. Abo twaganiriye n'ubundi bushize narabibabwiye, kuko kugira ngo tuve mu bwami bwa Satani aribwo bwami bw'icyaha, tugomba gupfa ariko tukanahambwa kugira ngo tuzuke. Guhambwa bisobanura kwiyambura umuntu wacu wa kera agasigara ahambwe
kuko yapfanye na Kristo akahambanwa nawe, twabivuze mu gishushanyo cy'umubatizo, ariko noneho turavuga ngo tukazurananwa nawe. Kuzuka rero bisobanura ubuzima bushya cyangwa kuvuka ubwa kabiri muri Yesu Kristo. Iyo twakorewe iyo operasiyo yo kuba twavutse ubwa kabiri, ikimenyetso kiza kitugaragariza cyambere kuko twavutse ubwa kabiri nuko duhabwa mwuka wera uduhamiriza kuko umwami wacu yanesheje ari iburyo bwa data, natwe niwe gusa twemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ni nayo mpamvu niyo twatura, niyo dukizwa, tuza tuvuga ngo nemera ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Bivuze iki? Bivuze kurekonesa, wemezanya neza n'ubugingo bwawe, kuko Kristo yabambwe ku bwacu, agahambwa turi muri we, akazuka akaduha ubuzima bushya, none ubu ngubu akaba ari umwami kandi wanesheje, wicaye iburyo bwa se. Reka mbaye ikigereranyo gishobora kugufasha. Igihe Yosefu abavandimwe be bamugurishije, babwiye se ko Yosefu yapfuye, ndetse Yakobo aravuga ngo azahora muririra kuzageza ageze mu mva ye. Abaho azi ko Yosefu yapfuye, naho Yosefu ntiyapfuye, ahubwo yarazamuwe ajya kugirwa umwami mu Egiputa. Ngo buke bakuru biwe batangiye kumugenderera, baganira nawe babibwiye n'abihishurira, baraje babibwira se ntabyumve ntanabyemere. Ariko ikimenyetso cyamugaragarije cya mbere kuko Yosefu ariho, ni umunsi yamwohereje indogobe biza kumwikorera bikamwimura bikamujyana iyo ari. Uwo munsi nibwo yamenye ko uwari warapfuye yabaye umwami iyo yagiye. Nicyo kimenyetso kiza kitugaragariza neza Pentekote, nuko Yesu Kristo bakeka ko yapfuye. Abantu benshi banitwaza twebwe ariho kandi yarazamuwe yicara iburyo bwa se, yatwoherereje umufasha ari we mwuka wera. Ngiki kimenyetso cya mbere tugomba kuzajya dukomeraho, tumenya ko Pentekote si santima, si amarangamutima. Pentekote ni ukumenya neza ko wabambwe, uwahambwe, yazamuwe, ubu ngubu ari iburyo bwa se kandi ari we mwami. Muri icyo gikorwa hari ibintu bibiri bitubarwaho, cyangwa se uko tugomba kubyumva. Kristo muri Pentekote ni ibihamya neza kuko yahawe icyubahiro, yicazwa iburyo bwa se. Ngo ahabwe icyubahiro, natwe abari mu isi bamwemerera duhabwa mwuka wera, kuko yari yasize atubwiye, aravuga ngo sinzabasiga mwenyine, ahubwo ndagiye kwa data, ningereyo nzaboherereza umufasha, kandi uwo nguwo azabana namwe, azahora ababwira ibi byose nababwiye, ndetse azajya babamenyesha n'ibyenda kuzaba. Ariko ni byiza ko ngenda, niko yavuze muri Yohana, ni byiza ko ngenda kuko nitugumana ntabwo muzahabwa umufasha, ariko mureke ngende mbisikanye nawe, nimara kugerayo nanjye ndahabwa icyubahiro kuko nakoze ibyo ngomba gukora. Ariko uwo munsi namwe murahita muhabwa umwuka wera, azabane namwe, ababere nk'ikimenyetso ndi mu ijuru ndi umwami. Bibiliya ikavuga ngo niyo mpamvu azahora tunihira iminiho itavugwa, bariya bose bambitswe bahawe umwuka wera. Data atubereye maso, umwana atubereye maso imbere ya se, ahora tunihira kuko yicaye iburyo bwa se, yahawe icyubahiro, natwe tukaba twarahawe umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Icyo ni ikimenyetso kiza kitugaragariza kuko Kristo yahawe ubwami. Pentekote ni igisobanuro cy'uko Kristo yaduhaye, yicaye ahabwa ubwiza, natwe tukaba twarahawe umwuka wera. Igice cya kabiri, umurongo wa 38 n'uwa 39. Reka mbasome vuba. Muri iki gice nyine umurongo wa 38 n'uwa 39 haravuga ngo, Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'umwami wacu. Amena. Aha hari amagambo atatu ushaka ko navugaho, cyangwa
cyangwa se ane. Irya mbere, kugira ngo ibibi byose Pentecote ibi yacu, hari ibyo dusabwa ku ruhande rwacu, hari n'ibyo dukorerwa tutagizemo uruhare. Icya mbere, Bibiliya ivuga ngo, hano aravuze ngo mwihane, Imana ihabwe icubahiro cyane. Mwihane, kandi nimurangiza kwihana mubatizwe. Nimurangiza kubatizwa murababarirwa. Nyuma yo kubabarirwa murahabwa umwuka wera. Pentecote ndayibifurije, ariko iyo mbifurije uyu munsi ndagusaba ngo wihane, wemere ubatizwe kugira ngo ubabarirwe, ubone guhabwa umwuka wera. Nta numwe Bibiliya izitubwira ikavuga ngo ntibishoboka ko ab'isi bahabwa uwo mwuka wera, kuko ngo ubundi baza bamubona. Niyo mpamvu urimo kubona abantu b'isi abagikomeye kuri ibi by'isi, ariko bakatubesha ngo ni abakristo badashobora guhabwa mwuka wera. Biriya bari mu kubabesha ngo barimo kuvuga ku ndimi barahanura, uzabitegereze tuzabibona, kuko Kristo si umwami wabo. Iyo Kristo ari umwami wabo, niwe uzi ubwenge ubuzima bwabo bwa buri munsi, bwa buri gikorwa. Iyo Kristo agenga ubuzima bwabo rero bagomba guhabwa mwuka wera. Iyo umwuka wera yamaze kukumanukira, uzuba umugabo wo guhamya, ukavuga ibyo abandi batotinyuka kuvuga, ukavuga Imana wabonye wahagazeho. Ndabasabye kugira ngo umwuka wera rwose uyu munsi abafashe, abaha imbaraga mu kugira ngo mube abagabo bo guhamya. Guhamya bishobora kuba mu magambo, bishobora kuba mu mwifato, bishobora kuba mu bikorwa. Iyo uzi gusa gukorera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ibyo ukora byose ubikora ubihagazeho, kuko uzi neza ibyo urimo ukora. Ubukristo bwa benshi ntiburi mu gufatika, kuko batazi ukuri kubirimo. Bagira ngo kuba umukristo ni mucuka, bagira ngo kuba umukristo ni mu magambo, bagira ngo kuba umukristo ni mu itorero cyangwa se mu rusengero, bagira ngo kuba umukristo ni ugushukana. Sibyo. Ni Kristo muri wewe, nagera muri wewe uzahabwa imbaraga kandi uzamuhamya uhereye aho utuye, mu rugo rwawe, hanze mu baturanyi, muri quartier, mu kazi ukora, aho unyura, ibyo ugenderamo byose uzaba umuhamya. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza. Bifurije Pentecote nziza yo kugira ngo Kristo abe muri mwe kandi ababere n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Mana ndagushimiye, mushimiye kubwira ijambo, wowe wenyine uriganiriza ubwoko bwawe, kandi mu kuri icyo twifuza muri iki gihe ni ukugira ngo tube abana bawe, ni ukugira ngo tube abana bawe, kuko niwo mugambi wawe, n'uwo kutugira abana. Turabigusabye ngo mu izina rya Yesu duhinduke abana, duhabwe iyo mpano, kuko na Petero yavuze ngo nta masezerano dufite twebwe ubwacu, n'abandi n'abana bacu n'abuzukuru n'abandi bazadukomokaho nyuma, nta masezerano dufite. Bitwemerere kugira ngo iyi Pentecote ibe Pentecote y'ukuri, Kristo abe muri twe, ari gukora umurimo kandi atubere n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Mbisabye nizeye niringiye kuko bidukorera mu izina rya Yesu. Amen.